muraho neza amahoro y'Imana bari namwe neri kuri kwisetsa nukuri sente yaba yitonze ego sente ariko aritonda ni mama kwitonda birazwi noneho ukamirira muhima bari ikintu kimbangamira oh yes nakamira ibimo ako sente none se sente muramubona ukuntu aba afite utuntu twiza we muzaza bushyirireho lashes kwa mama Kambo hano ni Kambodi CAMBO LASHES ajya twatugambo twanditseho umunsi ni gute neri ngo ni act what act like a lady lash like a boss sha nago watunga lashes ibyo utari boss ubwiza buravuna bo nibaza ibintu nanjye nashyirishijeho kandi ari ngiye muhungu ako ubusa neza uhora usa neza niyo utakenera makeup uzadanje ariko ewana ubyuka nawe wumva wikunze nanjye zambaye wa addicted again ntabwo nabaho ntafite utulashes oya ubwo ugomba no kuzihorana kugira ngo wikorere marketing ihoraho no kubona ngati kambwira abantu uyu nguyu ni teta mwongeye kubona teta muzamubwire abarangire ibintu bikize ibiheri sibyo urabihakanye oya ntabwo mbihakanye bazambwire rwose tujye muri muri sanuti Sanuti. ariko noneho teta hari ukuntu yanabibaganirizaho watanga ubujyanama bw'ukuntu bigenda n'ukuntu byaje n'ukuntu bigenda bishira gahoro gahoro utwo bari kubona ntabwo ari ibiheri twe ntitubifata nk'ibiheri yego ko byarakize ubundi kudasa neza ndakamesha rero abantu mudukurikiye uyu muntu muri kureba ari kureba lashes ni teta narababwiye n'inshuti yanjye tuzabaha ikiganiro kirambuye cy'ukuntu twahuye umunsi wa mbere magara ntunsige uri kumukorera ni inshuti yanjye mu magara ntunsige twariganye kuva primaire kwa Cynthia niwe ni old friends muribaza iki kiganiro cyahuyemo inshuti eshatu za kera mu bwaramu zayo tuntu nuko bitakunda amaboko ku mutima ni ukuri magara bitewe n'ukuntu rero numva nta kime n'ubushyuhe na gripe nyinshi ngiye kwicara nanjye n'abandi bana dukomeze tuvuge harya senti nukora retushera sizijya zino lashes sizigira retushe after 2 weeks nukora retushe ese hari umuntu ushobora kuzifata neza n'ibibe nyuma y'ibyumweru bibiri ahubwo se bose si baza nyuma y'ibyumweru 3 na 4 none se biba ari bikitwa retushe buriya senti nta kundi kuntu nabigenza n'umukiriya mba ntanayimukoreye ndabyemera ese ushaka ukuntu twabyumvikanye no ni nkaho ari guhora muri retushe namubwiye ni ukubifata nka kuri umuntu nka dread uzishyiraho rimwe ziguhenze warangiza ubundi ukagira ntabwo nzamwemerera byijana kuko byavamo ntabwo byavamo neza si bya arasa neza rwose yaraberewe cyane na tutaraberewe mwimbwira nari no kwireba ngo niryohere araberewe ni senti nzakuzanira abakiriya shiri wanjye mfite abavandimwe bakunda lashes bakobwa beza murabizi umugore agomba guhora asa neza like a boss kandi zino lashes ntabwo zihita zivaho zimara ukwezi urumva ukwezi ko byagenda kose hari ukuntu Imana iba yarabigenje ikintu kimubaje ni ukuntu twaje hano njye narazikuyeho kandi nzi ko ushaje zimeze neza ayo maso yawe ubaza gushyiramo ka kavideo tuzo gushyira akavideo cyangwa se dushyira agafoto kawe cyagiye umaze kuzikora bwa mbere bazinshyiraho nari imeze nka mwunyuguzwa ariko nyuma iza kabiri zari sawa uzi stress yarariho neri uduce nerega ahubwo uzi ko kera tukiga teta reka mbabwire ntabwo yazikundaga ntabwo nta kintu cy'abakobwa ubundi neri yakunda kabaze nicare nze tuvuge za nizera ko utashyize birebire cyane bashyizeho birebire cyane wajya ngo uri umuhinzi
ndakubeye Ngari tureture. So utuntu turi class. nari mubiri So neza pe. Byo nabona bya. ubishaka arakwishyura nawe ukamukorera Amukorera. Ako kantu nako mwihariko. Aka ko naka hehe. Ku besti. Naka best friend. Kuba gatandukanye. Nukuri. kameze neza Mana yanjye ahubwo se uransohokana he? Nako muransohokana he? ndakujyana kunywa TV Mumbabarire munsohokane kuko Ahantu tugomba kujya hose. ntago byaranye use nabijyana mu buriri we. njye nkwemereye kugura tipoti y'igihumbi ya TV Ariko neri ntago wabinkora bagaciro mfite uyise unjyana mu gihumbi koko. Ntago seti ubwo koko urumva icyo we wabinyemerera oya pe ubwo ushaka ahantu hahandi nyine nicanga avuga ati wi oya aho ngaho ni mu rugo nta handi nganyumvira nugera mu rugo uri bwicare iyi nshuti yacu koko byahindutse ntabwo dukunda hari ahantu tugomba kujya CAMBO LASHES mugane Cynthia abakobwa beza abiteho mwikunde ngira nte yita ku bakiriya mama care ngira utuntu twanditswe ntari ibintu nize ikintu cyo kwita ku bantu byo ni ibintu byawe akorera ahantu heza hari hoteli nziza bana ahantu ujya gukorera bakitwa n'imyuka ya tuwarete cyangwa y'ibiryo oya naba n'ibiryo teta tuwarete wakicara ahantu ukahava wabyimbye mu nda kuri uba umeze nk'umuntu wibereye iwawe ku buriri rwose ni ukuri noneho hari igitanda ndaza kukibeza siko nari nangiye gusinzira umuntu nawe gukoresha rwose numva yasinziriye anarebye nabi ahubwo Cynthia bagiye banamugorera uwo muntu azabivuga wagira ngo mu gukumva hari aho byamatanye cyangwa byahengamye kubera iki nyine nta tansiyo yashyize ku muntu yakoraga afite papa kugira ngo nababandi abahe serivisi rero nyemba numva kugira ngo ukorere umuntu ibintu bibi cyangwa bikore wirukanka wamuha igihe yego wamubwira ati akanagenda akazagaruka ariko kuko aba yaje nyuma y'abo bandi n'ubundi se si appointment urahamagara agatanga appointment nukuri rero iyo wumva warushye mu by'ukuri ubwiza igihe nyine ko ufite abandi hari abandi bahari akazaza nk'ejo umeze neza kugira ngo umuhe serivisi nziza nawe atahe yanyuze cyane ko twita dukora ku jisho kandi ijisho ni ikintu kigaragarira buri muntu umuntu yaje nyine uhita ubibona n'ikindi ni cyo kwitondera ntabwo ari ugukora warushye pe ushobora kumwangiza yanjye ko mbaye keza neri urangizwa n'iki tujya kubaho narashe se yego mama tuyi stopping umva abantu mwabibonye ku Cynthia akora lashes zimeze neza shonze neza irapanye ubu nari kwivanga nakuri birakubereye yanera ubwibone mama wanjye arizi ko afite akana keza arabizi mama birakubereye none ubuze amaso namara kumera fresh urabusa neza cyane cyabaye umweru rero uyu munsi twifuje kubaganiriza biri aho ngaho nta bintu bya danje tutagombaga kujya gukoresha lashes ndavuga ko nongeye mbere kwa Cynthia abantu bareba Instagram yanjye mwigize kubibona sibyo Cynthia twakoze video bikiri business gitangira none imaze umva nuko Cynthia rero tubwira ibintu wahuye nabyo gitangira umva nazo mu kazi cyo kongera ukuri muri business nyitangira nabaye blessed pe ntabwo ni ukuri tushima Imana bifashijwemo n'Imana na Neri yaransapotinze mana burya muzagira inshuti zitagira ishyari kandi zisapotinga z'abasitari ako kantu niko gatuma ibintu biza nuko byarihuse
ni ukuri Imana yaramburesinze byagenze neza ndashima Imana kandi iracyakomeza reka da kuko ukuntu namaze igihe kinini nshaka gutangira gukora n'umuntu wanyigishije yaratinze nyine kuma oda yo gutangira uretse wanze making sure ko ubizi nanjye kuko nari mfite ishyaka ryo gutangira umva sinjye rose ambwira ngo dutanye dukore ndakora kuko numvaga ngomba kubikora biri professional narigengeseraga n'umuntu nkamumaraho nk'isa n'utundi tuntu aho making sure ko bigenze neza ikindi muri lashes ko ukozamo aka lashes kamwe kamwe biragoye ko wazabona uruglu rwinshi kandi no ubanza no kwiga gufata gakeya kandi koko nanya tumeze nk'utumeta utuntu tw'utumpeta utuntu bashyize muri abo tatu ntabwo twagaragara turi nk'ahangaho ntiwamenya ko harimo ikintu kandi iracyarimo iyo maze gukoresha kandi njye nkoresha iri na white ntabwo ushobora kubona kara yayo umenya uko bigenza kandi wabyize igihe kingana gute nabyize amezi 2 wari ubizi pe abandi bashobora kumara n'amezi nk'6 cyangwa se n'umwaka kubera ko ari ijisho hari igihe ugira ubwoba ugapanika warangiza ikintu ukabona kica umuntu amaso ye ugakora irero ukaba wakozamo shinge nangaga namenze ushobora ko ndi kwiga neza wiga n'igihe gihagije niga n'igihe gihagije ubundi uri kuri Lash manza n'ukwezi warangiza ukaza gukora ariko kugira ngo abakiriya uzaza bakora bagenda biramanta wamaking sure ko ukoze neza bakaguha n'abandi kandi rega gukora umuntu neza abagenzi be bakabibona ko ibintu bakoze biryoshye nawe bakavuga turahinda wambaye ukagera kuri wa mushiki wawe muri CAMBO LASHES nukuri biramubereye kandi noneho hari umukobwa nigeze gusanga hano naramwitegereje bamaze ese buriya kureba kaceceke yari njya kuvuga ibintu by'amadomora ari kwimenya ariko hari umukobwa nasanze hano bamaze kumukoresha naramwitegereje sinjyewe udakunda ibintu bya make up naramwitegereje ndavuga ni nziza nyine yatumye ngira umutima byibura kuzazishyiraho ivuga kabiri zangiyeho ari nziza ariko se byaje kuza gutubona ko ibintu by'abakobwa bitakubaga uzi ikintu cyatumye mbikora se inshuro ya mbere twarabikoze tuvuga dukore video tubwire abantu n'ibiki noneho nkora ikosa ryo gutaha nanjye nzishyiramo amazi nkanagira gutyo byanze kure wowe ukundaga no kwikura mu kwibyinira amazi noneho hashira igihe mbonye uwo mukobwa ukuntu zimubereye ndava kwazongera kuzishyiraho noneho nkareka senti yakankorera we uko agomba kunkora ko ibya mbere ntibyabaye byiza kuko kondisiyo yari kumushyiraho arankorera biba byiza ngeze n'Imana mutanze arabikunda tuzaza kwereka agafoto ke hasi ndashyiramo agafoto cyangwa akavideo arabikunda abantu bose bakajya mu byiza hari igihe umuntu ajya gukoresha nk'ikintu nk'uko agatangira kuzana amabwiriza agati urabona reka biba bigira gutya kano urakajya karekare kano kagire kagufi bigatuma baguha serivisi mbi kandi bagakwiye kuza uko deje kugira ngo wemere kuza wicare umuntu akore n'uko uba wameze rero uba ugomba kumurebamo cya cyizere wamugiriye ukamureka agakora akazi urumva ko yabirangiza ukabona kuvuga ngo ni biririye cyangwa ndahanwagira gutya ukareklama nyuma niba hari ibyo bakosora akaba yabikosora ako yitangiye ngo hoya ngo urabona ngo kano ngo reka nirebe ngo ari ahantu nagiye kera muri salon nsanga umugore bari kumusuka afite menshi niwe uri kuzikora akajya ahereza umuntu w'inyuma uri kumusuka ngo ugiye kudabiza ubuzindangiye rero nanjye bwa mbere nishyiraho udukondisiyo bigenda nabi dukeya nyuma rero arankorera neza biba byiza bamwe bashobora bikunda cyane muzaza muyiteza imbere kuri pe nzabakira neza ukuntu bigenda neza ahubwo se senti bwana ushobora kwigisha nawe umuntu ushobora kwiga azazi kandi nanjye ndabishaka nyine ni bya bintu bizana amafaranga bizana amafaranga n'indi business kuko na appointment ni byiza no kuri cyane noneho ikindi kintu ibintu by'abakobwa biba ari byiza hari ibintu byo gukora nawe ukaba uzi ibintu ubikunda first of all nibyo byiza ndi mu banyeshuri ba mbere
pe umuntu nkunda yanyishyuriye minerivare nkaza kwiga ko nayabuze si ibyo wagira ngo batere ubwo bagire ngo ni menshi cyane oya ntabwo ari menshi cyane ariko si na make kuko ibikoresho birahenda ikindi n'umwanya kubera abakiriya ibyo bintu byose yewe gusa atari inshuti yanjye ntabwo naza kumubwira ngo turi inshuti ngo nyigisha ngo nzakwishyura ku mukiriya wa mbere oya nanjye senti nanjye uzangiye makirika nawe ego kubakira kandi bagiyemo nanjye ncuruza telefone ariko hari amasaha n'amasaha mu gitondo kenshi n'abakiriya baba barimo so nkavuga ati kangane senti cyane naba mbizi nkaba mfite kandi ka bizinesi kanjye nkagenda nkakora ibyo nkora buri minota amasaha ya nimugoroba ngasubira kwicuruza telefone ariko ubundi reka nkubaze senti ubundi ubu ngubu ntihari n'umuntu waza akagukodesha igitanda aje gukoresha afite nk'umukiriya wiwe abizi ibyo akora afite n'ibikoresho wenda we nta mukiriya ufite okay nshobora kubimukorera aza favor ariko ntabwo byaba ari ikintu cyo kuvuga ngo ngewe hano ncuruza iseta ibiki haba hajemo akavuyo kandi yaza n'umukiriya wambara amasogisi atumye neza oya noneho ikindi hari n'igihe ushobora kubona umukiriya wawe akaza agasanga ari abandi bari no kuhakorera akagira ikibazo akavuga se hari ahantu ntabwo hari secure wabona atari nahe bagira akavuyo ntabwo ari uko ntabwo ari byiza hari ukuntu ngewe ngira amasaha nkatekereza ibintu bipfuye oya nibyo hari abantu bashobora kuba banabikora gutya ariko reka mubwire ibintu byose by'abakobwa nyine umukobwa akora umuntu akavuga ngo uriya umukobwa yitaho akenshi iyo bikoze bwa mbere bingwa nabi kera twagiye gukoresha inzara twari dufite graduation bankorera inzara ngewe teta afite n'umuvandimwe witwa Titine twari twaraye Kicukiro twararanye duba twari batatu na Giselle twari bane reka rero ngewe kwa ko bari banereye inzara kuko byarananiye bwari ubwa mbere ziri kumbabaza teta dore zije dore aho yeye ubu nta muntu ugikunda inzara kurusha inkweto ndende senti byari ibibaza oya ibaze kugururwa icyo gihe 2014 yego ni ya mbere ni ya mbere 2014 senti Mary yagiye agura urukweto ibaze 2014 urukweto rw'ibihumbi 35 rwari rwiza rwabaga rwiza none ari za zindi ziba zinaringaniye hose ifite igitaro kimeze nk'ikigudiri Neri yagiye nk'igicumba siwe yabonye nyine graduation irangira kwa kundi mpamvu ngo mudatashye mugiye gukora we mugiye kwiyakira n'iki yazikuyemo gusa zikura yambara sandali asitwara mu ntoki ikanzu iby'inzara se yambaye neza inzara narayimeze gutya niyo ngo byose nazikura mu gitondo tutaranyegeje yego kumana byo kunaniye kwisira kwiyambika iherena se ntabwo yarabi n'ubwo hari abakobwa nyine atera inzara akaba atabasha no kuba yakifungura izo ziba ari ndende ngewe zari ngufi ariko nkumva inzara zabyimbye ziri kuri zarameze gutya ko nzwi iwacu ari Nyamirambo byagenze gute bazi umwana wakuriye Nyamirambo noneho umutipe wankoreye ugenda kwaga muri bijuteri kwaga muri bijuteri yakoraga numva ari muri bijuteri mba ntaragiye kuhakora nyuma gusa uwo mutipe nyuma ndumva twarakoranye ahantu hegeranye yaranyitegerezaga nyuma yaho naramenyereye ati rwose nta kintu kidashoboka tuvuye kuri umeze kandi bankoreye neza pe nk'ibisanzwe bagusubiza imfite neza njye ariko n'izirenze zinazitunga n'ipantaro nayambara ariko narayimeze neza mu gitondo kitaranyuza baranyambika teta na Titine baranyambitse ibintu byose baranyambitse n'isakame yigize nk'umwamikazi n'inzanga tuva kure ako nta kintu nsigaje kugerageza cy'abakobwa umukiza kwepi kwepi na lipstick no kwiga kwisiga lipstick oya sha narakisize baramfotora ameze ngo none yarambwira seti ziriya batarabikubwiye yambwiraga ngo teta
ngo lipstick kuyisiga byonyine mu wahitaga ushishuka ushishuka cyangwa ugasaduka kubera ko nyine ngo ntabwo bimenyereye n'ubu niko bikimeze niko bimeze ahubwo ikintu namenye ni ukwisigara ako uri mwiza ukuri soko nta rabero bakarabero mu isi oya ngewe ubu wapi ariko nabangamiwe ubangamiye nta rabero ngewe kakubwira gabesa yaga nisigara bero nabonaga ari ubujajwa ni ukuri kw'Imana sigaye nyisiga kuva natwita sinzi ukuntu byagiye nsigaye numimira ariko kwitaho ni byiza pe njye mwitaho ibintu byo kwitaho ni nawe ubwawe ukumva nyine urikunze cyane mujye mwitaho munywa amazi aka amazi ni ubuzima amazi ni ubuzima abantu batanywa amazi mufite ibibazo hano twitabe se mama reka ukamwatenge abanza yitabe Sylvia sabaye njye kubona lashes ufite none gute se kandi ngufite se ntabwo aka kantu ko muri ryinyo lashes ukuntu kakubereye n'ubwiza hari harimo inyinya oya nayo reka nkubwire bagiye kuzana akanoza reka nkubwire ku ishuri ntabwo igipini cyari cyemewe igipini ni gike Igo. Teta yambaraga igipini ku ishuri. Master kupasa agira ibanga. Kacecek. Oya shase biri. Iyo nkuru werangiza be. Nayivuga pe. Umwana w'inshuti yambaraga agapini katemewe. Bakajya bamubuza agakuramo. Umaze kubimubwira yagenda. Kagakura mu mufuka akagasubiza mu Teta. Neri noneho yari yarigize nkaho ari mistress. Ya director yabaga agisohoka ko nagatswe nahandi ndi buhurire nawe mujyana agacumi. Mana naguze gato senti kakadi kanyuma y'utundi twose. Nako kuni gato cyane ngo kagara. Nera kante. Ngo teta. Nuko kubaje byanyaraje ubwoba. Navuye nkara baramwirukana. No ikindi kintu senti neri yankoreye. Yarageze. Baduhaye uniforme. Kumbwira ko yazikatishije. Uretse taravuga. Teta yagiye kuzigabanyisha zari ndende. Badage ku ishuri twambaraga mini. Ndiye na Teta. Bari batuzi mu kigo master avuga ati kamabwiza kuri muzagabanya uniforme. Tuzatambiruka. Iki rero kuba batwirukana ntabwo bakigira. Teta ntabwo bagira. Abagiye gucisha. Neri yarambangamira. Niba hari umuntu uziteta mu bwenge bagira ubwoba. Iyo habaga nta muyobozi uhari yabaga ari umuyobozi yabaga ari nguyu. Akaguguza akazaga ku ishuri. Uzi ibintu yakoze yagiye bamuhaye uniforme yambariraga hano munsi y'amabeki. Urumva? Kubera noneho ijipo ikagarukira aha ngaha. Nambariraga munsi y'amabere kubera iki? Nari nanutse. Ijipo n'ahandi nafataga. Usibya. Munsi y'amabere. Noneho ukareba yarananutse. Iyo jipo igera aha ngaha nabwo nari ifite uniforme ebyiri. Iyi ngiyi niba yanga nzagenda n'iyindi ndende. Noneho umunsi rero yazanye ingufu. Njye nkumva ntabwo ndi kwiga. Twicara tumeze gutya. Teta ngo basize yakuvugira. Basi icara ku kibambazi badakora. Noneho bakaza mistress agahamagara ngo y'abana bashwiye. Akahita abona agapira. kabaga gapika. Oyu. Teta ku ishuri mwana yanjye we. Twigaga fashi ry'iburyo mvuga n'uyu mwana ari baramwirukana. Gukererwa. N'agakuri. Yavuye iwabo yabyukije my friend mu gitondo. Akanahagutanga. Akava iwabo kandi yarimo akagenda gatoya. Akaza kuncaho agasanga nanakaraba. Akagatira no ndagusize. Akujya ngiye bamane ndigenda. Hari igihe cyageze tutasigaye njya kumureba. Dutangira no kumara iminsi ku ishuri tutavugana kubera kandi nubwo yasigaga bamaga ibihana kandi ndira akanamfasha gukora ku ishuri ryo naravuga kamana Teta nzamukubite nzakora kuko twe twiga ntabwo twagize inshuti gakwera ikigeragezo ntabwo byabaga ntabwo twaguraga amakosa ni twe tukiri n'abana hari twanasigaraga twasigaye no ku ishuri akajya nigeze kujya kuri discipline aho gake ni ariko kagiyeho byagenze gute yusko noneho bagezaho ko kuri basiko turinshi twishaga gutya ku ntebe baradutandukanye ngiye banjyana inyuma iraguma aho yicara waje ugashyizemo ryara ako ku munwa ko
nagashyizemo nyuma ishuri ako ni ryarangiye keza urumva iyo ngashyiramo icyo gihe rero bari ntabwo wumva ko kabangamye nta n'ubwo wumva ko karimo ntabwo mba ndyumva nyine kubera ko kaba kameze nk'indumane urakadomekamo nyine ugahita gafata niyo uri kurya ntabwo kakuje naribaza ariko igipini mana we abantu muzi teta yiga ridingi n'igipini ariko ntabwo abantu benshi babizi ni ngewe wabaga nahangayitse nyine ikosa ryose ryabaga azi ko ritemewe mu kigo niba nambaye inkweto zitari iz'ishuri atari umukara niwe wabanzaga kunesha umutwe wa mbere ntabwo ko ubundi ushinzwe iki muri kino kigo bazajya ku ishuri utinye ko nari buvuge ngo baraburabura noneho njye abayobozi sinabatinyaga natinyaganira ntabwo bagiye gutangira nzonge anesha umutwe ubusindi bwige abandi mu gutwi ngo teta dore master dore noneho uwo mudamu rero yagiraga amahari mistress wacu yazaga ku ishuri igisuko noneho bikaba ubwo undi yazanye umusatsi kandi bitemewe noneho harimo ikigudu teta nibaza ntabwo twambaraga ibitambaro kuko abasilamu babyambaye teta nkubwirira teta ku ishuri igeze kuza bamushyizemo ikigudu kandi umusatsi wafunga agashinya ariko niba utafunze ishinya ukabijagarika bakogosha umwana azakubisemo ikigudu wa mudamu aramubona usobere yanshakiye umumbazo sinzi aho yawukura mana yanjye arahaga ati teta ngwino turiye imisatsi yawe ni ukuri kw'Imana arayifunga amanota mabi nabonye no kubimwa I know ya discipline arahora igihe nigeze kuyabona ko yaguhangayika nigaga mu ishuri ndibuza ntabwo yigaga neza noneho note teta ntabwo kandi yari umuhanga uzi umwana ubundi atafata note teta ntabwo akunda ibintu bimurambira nyine ararambirwa sibyo ararambirwa pe ntabwo akunda ibintu birambirana noneho hari umwarimu umwe watwigishaga igifaransa wandi w'igifaransa na ayisi nawe ndi w'igiswahili teta yangaga umwarimu w'igiswahili cyatwazaga kukiga akatamera nk'umuntu urwaye shabano kwiga biravuna ariko biravuna njye nabaga muri class nabaga ndi umusara nari umusara mw'abana nariga kwiga noneho nazwi ntabwo aba ari ikintu mw'abantu uzi kwigishwa n'umwarimu w'umufana wawe yego pe ku ishuri twajyaga mu Agnes ako uwo mwarimu ese teta Agnes uramwibuka Agnes noneho reka mbabwize ukuri hari umwarimu sorry hari umwarimu wazaga ku ishuri yibagiwe gahunda ya ruguru Agnes uramwibuka akaba yaratureba ngo murebe hariya n'akancariya izina ryanjye baritangagamo urugero igihe cyose yari umwana uri ku murongo wubahiriza amategeko yose ariko impamvu yari azwi yaje naratangiye gukina filime niba ari kane oya nari narazikinye nyinshi ahubwo iyi yatumye abantu bakeya bamenya yari nkuba kandi najya kujya ku ishuri banzi n'abandi banzi no mu ndirimbo najya ku ishuri mana we noneho nyine nawe aba gutya ese burasa bikoreshwaga no kuko nyine abantu bakoze kugira ngo oya ahubwo ngewe nyine nkunda kubahiriza ibintu nimba nzi ko ngomba kubikora nyine kabyubahiriza nagiye ibintu ngonganiramo n'umuntu noneho nanga kubwira umuntu buri mwanya ngo mbabarira cyangwa buri twatashye twari dufite ako ikigo twigaga nacyo ntabwo cyari gishobotse cyagiraga amategeko arenze kwemerana ibaze senti niba tuvuye mu kigo gutebeza urumva wabaga watebeza umwana wabaga yatebezuye we turi mu muhanda bitemewe no twari tukirega ikigo ahita anebezo neri ngo teta undi yahindukiraga rimwe gusa teta ni ukuri ariko ntabwo ari bibi uzi impamvu teta umunyeshuri mubonye mu muhanda yambaye iniforume nk'uko bikwiriye ubona asa neza nta kintu bitwara ariko none umuvuye ku ishuri umwana aratebezuye ishati cyangwa yikuye mu hano imbere arafunguye akayaga kinjire noneho kutukutana na master yakureba yabona watebezuye subira ku ishuri cyangwa se yambaye nk'agapira akahita akuramo ishati cyangwa ibyo kufatanya n'abantu mu muhanda ku ishuri baragupfukamisha baze nko ukaba uvuye ku ishuri gutaha bakagupfukamisha nk'ara neza kwa rubangura master agaparika imodoka aho ku ruhande abizi neza ko bitanemewe ahubwo ati akakubwira asubira ku ishuri usanzwe iyo masogenge
masogene twarazamutse tuvuga ati masa ku ishuri nawe wari uhari turazamuka niyo mazina ye ntabwo yari yaje niyo mazina ye uyu mwana twariganaga umuhungu witwa masogene turazamuka tuba masa naho hari dushangiye tuyaduhura umva senti tuzamutse peyaje masogene baratebezuye tugenda dutera story yari umuhungu usetsa turi kuzamuka masta turuka inyuma tutamubonye n'imodoka yaradukubise yaduhaye udushya yagiye kudushyira hari agashya gukubita ugahita udukoza twose umwana ushawe bamusubiza no ku ishuri Patrick na Prince turabasuhuza twiganye ahantu twagendanaga bakadupfukamisha mu muhanda tuvuye gufuna ariko abanyeshuri bagira akaba ari byiza ni wari moment nziza utakwiye wagiye buriya buzima ndicara mu rugo ndabukora ariko njye na Sente twiga twaritundaga niyo mukira abana birimo wacu dukunda amahoro kuri pe nigosha araye adusereza ngo turi abana yari umwana ko tukiri abana aduha classe ngo mugende murire hari shatukadi wowe sinabikubwiye wowe Sente barabakira umwana zizanaga inyama n'umuceri ku ishuri icyo gihe ako se ni inyama n'umuceri shabana birimo ku ishuri ukawurya kandi yabaye ijomba n'ibishyimbo oya ahubwo ntabyo baguha ugenda mu rugo ukoza ibyo mu gataha utanariye ubundi tukirirwa ku ishuri tukanywa n'utuji udusipadipu mana ariko tubazoma ubuzima bw'ishuri bwiza twahuriye ku ishuri oya sha oya ntabwo aricyo gihe ntabwo twahuriye ku biryo oya nyine bihurira ku ishuri ariko tuba abashuti hari n'ukuntu abantu bahuza hari umwana twiganaga wuzaga uramuzi wigo ndamwumva mwibuka yaruzaga kuza urabizi rero kuri ibiryo kumwe ushobora kumera nk'umuntu twamuvugaga ibyo bikaza akongera akabihekenya yariraga muri indi classe twari twegeranye oya twariganaga yicaraga imbere ariko ntabwo yiraga muri classe yacu yigaga mu ishuri yacu yicara imbere ndaza kubwira izina rye twasangiraga muri classe imwe yagendera we undi yaratahaga iwabo hari hafi agataha akarya akagaruka none ngo baba bariye inyama izo boro akaba aribwo zizana ikintu ntayakwibagirwa ni ukuntu nazanaga ibiryo mu gitondo nkatangira nyine muri kakabati ka metesi imbere mu gihe classe yose igatangira kajuju mitsi akajya ambwira mwana we reka babice ibintu byo kuzana kuko bitera abandi bana nyine bazi umwana kuba yari inyama nibwo yabikoraga kugira abana bicaranye nawe bumve ko akageza gutya ni ingeso mbi ariko ubu ngubu yabaye inkumi ntiyabitinya hari umukobwa twiganaga w'umwana mwiza witwa Kamoso disi Kamoni Bugindeba I know w'igikara muremure wari umeze nk'abahungu yigosha ati nawe n'umupira ndamwibuka nanjye ubwo nimba ujya undeba wazanyandikira kuri nimero ukambwira ngo ni Kamoso siko mwibuka ndamwibutse Kamoso twakomeje kuba inshuti ajya musura iwabo Kimisagara neza hafi y'isoko muza kuburana tuza kuburana shaka muso ndamwibutse umwana mwiza yari afite tate we hari n'ubwo yajyaga yigosha kandi ndabyibuka yaturi ruguru y'ishuri gutya hafi yaho turagusuje Kamoso nimba ujya uhumeka umwuka w'abazima ujya unandeba ngo barizanyandikire mu bantu nifuza kuzahura na barimo yigosha ubu mba nshaka kureba ese yarabyaye nk'abakobwa ari mu nshuti nziza wa muntu ugenda ntiyibagirwe ibaze kwibuka Kamoso yari umwana mwiza ni babandi babaga bandi hafi gutya Anastasia uramwibuka twigana Anastasia turavugana buri munsi yabaye mu mafurana na Claire wa undi w'inzobe baravuga Angel undi ni Ndera Mariam Agnes hari n'undi mutipe twiga yabaye mu MC ninde yabaye mu DJ sinzi izina bazamwita ariko ndumva njya mbona amafishi hari n'abandi twiganaga b'abapapa bakuze bitwa ba Eric Claude wari ukuze twajyaga kwita muzehe Patrick mwana wa pasiteri Benita ntabwo namuvuze uwo Patrick papa we yari pasiteri yajyaga azana ibiceri byinshi ku ishuri tukamuserereza ngo ni amaturo ariko disi abantu bose twiganye kuri reading ndabasuhuje abajya bandeba
imana ibamira ngo rushema bande n'abatugiraga umutima mubi ngo turironda yigo sha we nyuma bikarangira tubaye inshuti emi niwe oya ntabwo yatugiraga ishyari ahubwo yari inshuti yacu nawe harimo abahungu twiganye babaye papa harimo abari hafi gukora ubukwe harimo abatanabiteganya ariko bose byankorode kabizwani nziko ntajya nibuka amazina nshobora kubona nkahita nkwibuka aho gukurura izina bikaba ikibazo kuko navaga ku ishuri mfite njya mu rugo nari ndi ku murongo noneho ngewe ikintu gishimishije hariya twigaga twebwe abenshi twiganaga mu ishuri bari abana b'inyamirambo abenshi twasanzwe tuziranye za modoka twajyagamo za modoka zabaga ziriho abahanzi inyuma umuziki twarakererwa nabwira ngo narakererwaga hariya dukuraga muri karitsiye noneho ko abanyeshuri nyine badashobotse bamwe na bamwe batinda kuza bigatuma ibaze kugera mu kigo abandi bari kuva kuri asambwe kandi twese imodoka yose bakadupfukamisha ifite umuziki umeze ute uwo muntu wadutwaraga sinibuka ukuntu yitwa bigeze kuza ku ishuri nibagenda na telefone ndayimuha kugira ngo bitambere ibibazo arayijyana ajya Nyabugogo tujya kumuhiga yadutesheje umutwe twarateze tujya Nyabugogo guhiga amahiyasi yose aho ngaho telefone kumva ntabwo ari kureka akazi ke tujya kumuhiga ariko ni ukuri ubuzima bwo bwiza buranaryoheye rero yambwira ati isubu wari kumuhamagara gutya akubura aryoha njya nkumbura abana tukiganaga Aline twicaranaga yize no kuba shefuteni Aline yicaraga imbere yacu ariko nyirimuwe Imana mbabarire ni nako mbabarire we kuko ntabwo iyo sura si Aline nawe kandaza kumukwereka Aline tujya tuvugana Aline ku ishuri akenshi twakunda gusangira traditionnel Aline twakundaga gusangira capati twayizinzemo isambusa mwakoze kudukurikira bamera umugisha ikindi abantu ni ukuri mukunda lashes abantu mukunda gusa neza muzaze muteze senti imbere ngiye kubaha nimero ya Cynthia ubundi muzaze muteze imbere senti yibabwira 0788 28 590 ongera yisubiremo uraza no kwishyira hasi ndashaka yisubiremo 0788 28 590 akorera hano muri Chic Fast Floor hafi ya Action College ntago mwahaye CAMBO LASHES ni hafi muzaza biteho ikindi abantu mushaka telefone mwana yanjye iPhone ubuzima bwa buri munsi abo biba ntabwo mvuze ngo abo biba muzaze kuzicakira ahubwo abashaka guhindura akaba akeneye telefone accessoire ikintu abantu bashaka gutanga gift ikintu cyose kijyanye na telefone na electronic bazanganye rwose hano kwa Makuza munsi y'iriya nyubako nini yo kwa Makuza usigaye yitwa Yusa Plaza ariko nyine ni kwa Makuza hafi ya parking ya Simba birarebana ubundi rebana na parking yo kwa Makuza aho binjire ibyo byoroshye nimero atatu ndayiza ko sinyuvuga kubera ko ya Cynthia mvuga imibare yanyuma nawe yivugiye nimero yanjye ni 0788 71 ubwo telefone 574 nayisubiramo 0788 71 5 karindwi iyo telefone ni atatu iri phone shop ibintu byose bijyanye na electronic muzangane ibyo nzaba nafite wenda bijyanye na mashini nabarangira nabafasha kubona serivisi nziza ariko ibijyanye na telefone guhera kuri iPhone 16 Pro Max kugeza kuri iPhone 7 mwambaza n'ama Samsung yari yose waba wifuza wangana Tekino nayo iyo waba wifuza yose wangana na Infinix na Huawei na accessoires zazo muzaze mutugane tuzabafasha kandi ku giciro cyiza murakoze none ngiye kubabwira nimero yo muri Sunlight muzagende mubagane
babiteho mu buryo bwose bushoboka. Ni 0789 36 510 muzagende babiteho. Hari amavuta bafite y'imisatsi nanjye ubu ngubu yandi ya kabiri, hari ayo mwabonye ejo bundi, hari n'ayandi ya kabiri ngiye gutangira gukoresha uyu munsi. Mu kanya muraza kubonamo akavidewo ni nako kari budusoreze ikiganiro k'ayo mavuta n'ukuntu biba bimeze. Ikindi nababwiye ko nyuma y'ukwezi kwa gatatu kose, ubwo nibwo ngiye gutangira kugakoresha nashyizemo imbaraga. Nzababwira ukuntu bimeze, numve ko nuva mu gisibo uzatubwira rezita. Munyifurize kuzasiba neza, uzadusabira Imana izandinde abantu bashaka, kandi ujye udutumira dusangire ku ifutari. Sibyo se? nuko nubwo nadaku idaku ya saa 9 z'ijoro sinyarya n'idaku. oya pe nubwo saa tutagufashe gufunga ariko teta sinzagutumira. tuziza Teta reka mbabarira utigire mu kuvuga mu mutwe nyuma yaho ariko aka kanya duke aha nyine ku mubiri gusa. okay turi he Reka ntuzanye mwakoze kudukurikira, ubwo amavuta yarajyamo ariko nta magambo arimo. Turabakunda cyane mwakoze kudukurikira. ciao ciao bye. Niyo nari nacumikisha zino nkweto ndende kuko ndi mu gufi wegere hejuru gato nabonye kandi mu mpera z'uku kwezi no kuri nshaka kubumukireho iminsi mike aho wizeye uduceri. Umva rero kuva 25 twapanga